Amaraso iyo atembera neza bifasha umubiri cyane kuko bituma ibice byose bigerwaho n'umwuka mwiza wa oxygen, ibitunga umubiri ndetse n'abasirikare bashinzwe kurinda umubiri. Iyo amaraso adatembera neza uko bikwiye, haba hari ikibazo ndetse bishobora no gutera uburwayi bukomeye ufite iki kibazo. Mu gihe amaraso atembera nabi, hari ibimenyetso ubona. Nuramuka ubonye bimwe muri ibyo bimenyetso, ni ngombwa kwihutira kujya kwa muganga ukamenya ikibazo kirimo kubitera. Dore bimwe mu bimenyetso byerekana ko amaraso yawe atembera nabi mu mubiri. Icya mbere ni igihe ubushobozi bwo kwibuka ubona bugenda bugabanuka. Ubwonko buri mu bice by'umubiri bikenera cyane amaraso kugira ngo bukore neza. Iyo amaraso adatembera neza ngo agere mu bwonko, ubushobozi bw'ubwonko bwo gukora no kwibuka ibintu buragabanuka cyane. Niba utangiye kugira ikibazo cyo kumva utagitekereza neza cyangwa se utibuka ibintu nk'uko byagendaga mbere, iki gishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko amaraso atembera nabi mu mubiri wawe. Ikimenyetso cya kabiri ni ukugira ibinya mu maguru. Ibinya mu maguru bishobora kubaho iyo amaraso atagera neza mu bice by'amaguru. Gusa iyo ubona ibinya bitangiye kuba byinshi, ukabona bikunda kuza cyane buri gihe, iki ni ikimenyetso cy'uko hari ikibazo gikomeye mu buryo amaraso atembera mu mubiri wawe. Ikimenyetso cya gatatu cyerekana yuko amaraso adatembera neza mu mubiri wawe ni ukugira ibibazo mu gifu bidasobanutse. Iyo amaraso atembera neza bishobora gutuma igifu gikora neza nk'uko bisanzwe, ariko iyo adatembera neza bishobora gutuma igifu kidashobora kwinjiza intungamubiri zivuye mu biryo. Iyo nta maraso ahagije agera mu gifu, ibiryo uriye bishobora kunyura mu gifu bitayunguruwe neza, bityo igogorwa ntirikorwe neza uko bikwiye. Bishobora gutuma ugira isesemi, amara agakora nabi n'ibindi bibazo bishobora kwibasira igifu, ukabyitiranya n'indwara y'igifu nyamara ari igihe amaraso atarimo gutembera neza. Ikimenyetso cya kane ni ukubura apeti cyangwa se kubura ubushake bwo kurya. Nubwo kubura ubushake bwo kurya bigoye kuba wamenya ko biterwa n'amaraso adatembera neza mu mubiri, ariko nacyo ni ikindi kimenyetso. Iyo amaraso atagera neza uko bikwiye mu rwungano ngogozi, igifu gitangira gukora gahoro. Ibi bizatuma wumva udashonje. Mu kutarya uko bikwiye, imikorere y'umubiri wawe nayo izaba ihagendera. Ikimenyetso cya gatanu ni uguhora wumva unaniwe cyane. Iyo amaraso atagenda neza bivuze yuko n'umwuka mwiza, amavitamini n'imyunyungugu bigera nabi cyangwa se ntibigere mu bice bitandukanye by'umubiri. Iyo umubiri ubuze ibiwutunga, utangira gushaka uburyo ugabanya imbaraga ukoresha kugira ngo ubashe kubaho. Ibi nibyo bishobora gutera kumva uhora unaniwe no gukora utuntu duto ukumva turimo kunaniza cyane. Ikimenyetso cya gatandatu kigaragaza yuko amaraso adatembera neza mu mubiri wawe ni ukumva ukonje ibirenge cyangwa se intoki. Iyo amaraso atembera nabi mu mubiri, ibice bya mbere bigira ikibazo ni ku mpera nk'amano cyangwa se intoki. Amaraso atwara ubushyuhe abujyana mu mpera z'umubiri. Iyo amaraso agenda gahoro cyangwa se nabi, bizatuma ubushyuhe butagera neza muri ibyo bice nk'amano cyangwa se intoki, bityo ubukonje bwibasira ibyo bice. Ikimenyetso cya karindwi ni ukuzana utubara tw'umukara munsi y'amaso. Hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma munsi y'amaso hirabura cyangwa se hagakanyarara. Amaraso atembera nabi niyo mpamvu ya mbere ibitera. Kumenya neza niba ari ikibazo cy'amaraso atembera nabi, ushobora kwegura n'intoki ako gace. Iyo ubonye nyuma yo gukuraho intoki akanya gato hadasa umukara nk'ibisanzwe, nyuma y'amasegonda make agatangira kwirabura, iki ni ikibazo cy'amaraso atembera nabi. Uzahite wihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya cyenda ni uguhindura ibara ku ruhu. Iyo mu kiganza cyangwa se mu birenge hatagira umwuka uhagije, utangira kubona ibara ryaho rihinduka, rigenda riba nka move cyangwa se ubururu. Ibi bizakwereka yuko amaraso adatembera neza muri ibyo bice. Ikimenyetso cya cyenda ni ubudahangarwa budafite ingufu cyangwa se bugenda bugabanuka. Urwungano rw'amaraso ni rwo rushinzwe kubungabunga ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo amaraso yawe atembera nabi, bivuze ko n'intungamubiri zitandukanye nk'amavitamini n'imyunyungugu ndetse n'abasirikare bashinzwe kurinda umubiri baba batagera neza uko bikwiye muri ibyo bice, ugereranyije n'amaraso atembera neza. Ibi kandi byongeraho ko urwungano ngogozi ruba rukora nabi, bityo ntirubashe kwinjiza intungamubiri umubiri wacu ukenera kugira ngo ubashe gukora abasirikare, bityo bikaba byatuma umuntu agira ubudahangarwa bw'umubiri buri hasi cyane. Ikimenyetso cya cumi kigaragaza yuko amaraso adatembera neza mu mubiri wawe ni ukugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo amaraso atembera nabi, ashobora no gutera ibibazo mu rwungano rw'imyororokere, yaba ku bagabo cyangwa se abagore. Imyanya myibarukiro yabo ikenera amaraso menshi kugira ngo ikore neza. Iyo itabashije kuyabona, byinshi birahagarara muri ibyo bice. Ku bagore, amaraso atembera nabi ashobora gutera kugira ukwezi kw'imihango guhindagurika cyane, cyangwa se ibibazo by'uburumbuke, mu gihe ku bagabo bigaragarira mu gucika intege mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ubushake bukaba bwagenda bugabanuka. Icyo kandi bahuriraho ni uko ubushake bw'imibonano mpuzabitsina bugabanuka kuko amaraso aba atagera neza muri ibyo bice uko bikwiye. Ngibyo muri make ibimenyetso byakwereka yuko amaraso atembera nabi mu mubiri wawe.
Igihe ubonye kimwe cyangwa se byinshi muri ibi bimenyetso, wagakwiye kwihutira kujya kwa muganga bakaba bagusuzuma bakamenya neza ikibazo kirimo kubitera. Kirimo gutuma amaraso yawe adatembera neza mu mubiri. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi ibindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.